Muraho neza bakunzi ba Kigali by and Sell. Uyu ni Kopine, nk'ibisanzwe ndaje ngo dusurane inzu yacu. Inzu tuje kureba iri i Kibagabaga. Ni inzu nziza cyane, usibye ko uyu munsi atari inzu imwe, ni amazu atatu ari kumwe yubatse kimwe, ariko ndaza kugusaba kugira ngo unyemerere dusurane inzu imwe yonyine, kuko zose zubatse kimwe, ibikoresho bizubatse ni bimwe, ubunini ni bumwe, ibintu byose ni bimwe, usibye nyine ko ari inzu zitandukanye. Niyo mpamvu rero turi buze gusurana inzu imwe, ubwo ukuri buze kuyibona uze kumva ko n'izi ngizi zose ariko zimeze. Iyi nzu yacu rero, cyangwa se izi nzu zacu, ni inzu nziza ziri muri karitsiye nziza nk'uko mbikubwiye, i Kibagabaga, karitsiye ya mbere muri Kigali ukwiye kwifuza guturamo niba uri gukunda ahantu hatuje. Ikindi nakubwira ni uko turi ku umuhanda wa kaburimbo tuwuturiye gutya neza, nta hantu uzahurira n'ivumbi. Hanyuma rero unyemerere tugendane dusurane inzu yacu, turebe akantu kandi bityo bize kugufasha kureba icyo washingiraho uhitamo inzu yacu ni ikihe. Mbere yuko twinjira ariko reka mbanze nkubwire ko inzu yacu tuje gusura, cyangwa se inzu zacu kuri kuzibona ari eshatu, zifite ibyumba birindwi byose, ibyumba birindwi, floor eshatu, amadushe n'amatoilette muri buri cyumba, tukagira ibikoni, tukagira salo ebyiri, tukagira rooftop, mbese ni nziza pe, nziza cyane. Hanyuma umpandire twinjire. Mbere yuko tugenda, iri ku giciro cya $630,000 zirimo n'ibiganiro, ubwo ntituze kugukanga wenda mwumve ko wasubirayo. Oya, ngwino tugendane noneho. Hanyuma rero reka noneho twinjirane mu gipangu cyacu cyangwa se ku nyubako yacu. Mbere yuko dukomeza, ubundi ubanza urebe iyi compound yacu. Dufite parikingi nini cyane isanzuye, imodoka hagati ya 3 n'enye ziparitse neza rwose, ubona ko zahajya, tukagira umwanya wa jaride mwiza cyane munini. Ni ukuvuga ngo indabo usibye n'izirimo nawe nibishaka kuzashyira n'izindi, kuko rwose harisanzuye. Ikindi kandi mbere yo gukomeza, ubanza urebe ubwiza bw'iyo nzu, kuko uhagaze hano nibwo ubona noneho inzu yacu uburyo isa neza. Biragaragara ko utaraninjira imbere umbwire ngo imbere hameze gute. Unyemerere noneho tuzamukane ku rubaraza rwacu, akakayira katujyana ku ibaraza ryiza, ari nayo bari ushobora kuba wariraho weekend yawe, cyangwa se waruhukira nimugoroba, bigiye no kutwinjiza muri salo yacu. Iri baraza urabona ko naryo ni rinini, ushobora kuhashyira intebe ukaba wakwakirira abashyitsi mu gihe salo mutahashaka, hari amatara meza, mbese hano hantu ni heza. Hanyuma ubundi twinjirane muri salo turebe ngo ho hameze hate. Ikaze rero muri salo yacu ya mbere dutangiriyeho, igiye kutwereka ubwiza bw'iyi nzu. Duhereye kuri iyi salo, urabona ko ari salo nziza nini yisanzuye, yubatse by'VIP, ifite amatara meza, parafo nziza, amakaro meza. Ndabizi neza ko iyi salo igezemo nk'uko nanjye nahageze nkakunda, n'ukuri nawe wahakunda. Iyi salo ni nziza pe. Yego, umaze kureba salo, noneho nyemerera dusurane iyi salle à manger. Salle à manger yacu nayo ni nziza, yegereye igikoni, ni salle à manger nini nayo, intebe zose waba ufite za salle à manger, abashyitsi waba wagize n'ukuri bose bazicara kandi bazaba bisanzuye. Noneho tukiri kuri salle à manger, unyemerere twinjirane mu gikoni cyacu, igikoni cyiza cyane, igikoni cy'VIP. Tutarakomeza, urabona ko aha hantu mu gitondo mu gihe ushaka gufata icyayi wenda wihuta ujya mu kazi, ariho hantu ushobora kuba wahera, hari udutara twiza. Urabitekereza utese uhafatiye agakofi ka nimugoroba, harasa neza cyane. Ni ukuri ibyo bintu byose ndi kukubwira birashoboka ko wabihakorera. Iki rero ni igikoni cyacu, nkundira nacyo tugisuranye. Noneho rero nyemerera dusurane igikoni cyacu. Igikoni cyacu rero nacyo nk'uko ukibona muri iyi video, ni uko uhageze ni byiza cyane kurusha uko biri hano. Hari utubati twiza dusa neza, twinshi, tunini. Hari igihe ugera mu nzu ugasanga utubati ufite wenda bizagusaba gushaka kandi kabati, ariko haho ntabwo ariko biri. Hari umwanya ujyamo kwiziniyeri yawe, hakabaho kogereza ibyombo, hakaba ibintu byose bitandukanye. Ni ukuvuga ngo iki gikoni kiri moderne ku buryo buri kimwe cyose wifuza kuba ufite mu gikoni hano kirahari. Tukiri mu gikoni cyacu rero, unkundire nkwereke uyu muryango. Uyu muryango urajya mu gikari cy'inzu yacu. Inzu yacu nubwo ingana gutya, ntabwo bibujije kuba ifite amanexe hanze. Ni ukuvuga ngo hanze hari inzu, dushe na toilette ndetse n'igikoni cyo hanze. Uyu muryango uraza kudutwarayo. Noneho nkundira dusurane ibyumba turebe uko bimeze. Hanyuma rero floor yacu ya mbere ifite ibyumba bibiri, dushe na toilette muri buri cyumba. Nkundira tubanze duhere hano turebe icyumba cyacu cya mbere. Iki ni icyumba cyacu cya mbere duhereyeho, icyumba cyiza gisa neza, gifite garderobe nziza, kikagira imiryango migari itujyana kuri balcony yacu. Ushobora no kuhasohokera kuko haraza kuguhuza
na parikingi cyangwa se na salo yawe. Ni ukuvuga ngo ahangaha urabona ko ari heza cyane, amatara meza, parafo nziza, ibintu byose hano urabona ko bisa neza cyane. Noneho unanyemerere turebane dushe na tuwarete y'icyumba cyacu cya mbere. Iyi ngiyi ni dushe na tuwarete byiza cyane, noneho tukagira n'ubwogero nabwo bwa moderne bugezweho, ibintu byose birimo hano urabona ko byiza cyane kandi ibisirimu. Reka turebane icyumba cyacu cya kabiri. Twahageze. Iki ni icyumba cyacu nacyo cya kabiri, icyumba cyiza cyisanzuye gifite garderobe nk'uko nabikubwiye. Buri cyumba cyacu gifite dushe na tuwarete byabyo byihariye, na garderobe nabyo tutabyibagiwe ko biri kumwe. Hanyuma iki cyumba nitukivaho umaze kureba ubunini bwacyo n'ubwiza bwacyo, unyemerere tunarebane dushe na tuwarete, byose byiza cyane bisa neza, ubwogero ngira ngo urabona ko ni ahantu heza pe. Hanyuma tumaze kuhareba nk'uko umaze kubibona, unyemerere noneho tuzamukane tujyane kuri floor yacu ya mbere. Nibutsa ko inzu yacu ifite ibyumba 7, floor 3, amasaro 2, dushe na toilette ndetse na garderobe muri buri cyumba. Reka tuzamukane. Yego, hanyuma rero reka noneho dusubirane floor yacu ya kabiri. Iyi floor ya kabiri iriho ibyumba 4. Ndakwibutsa ko dusize ibyumba 2 hasi, hano hari 2, kandi inzu yacu ifite ibyumba 7. Ubundi turaza kubisanga hejuru. Reka dutangire dusura icyumba cyacu cya mbere. Iki ni icyumba cyacu cya mbere, cyangwa se nushaka kukita icya gatatu kugira ngo utaza kwibagirwa umubare w'ibyumba. Icyumba kinini cyiza kirimo garderobe nk'uko nabikubwiye, amatara meza, parafo byose ngira ngo bamaze kubibona. Hanyuma nacyo kikaba gifite urubaraza cyangwa se balko yacyo, ahantu heza cyane hafite view nziza, ahantu kuba wahicara nimugoroba no kuri ntako bisa. Noneho nyemerere dushe na toilette yabyo ibi aho biri, ariko uraza kutwemerera tuhareke kubera ko twasanze hafunze, ariko naho harasa neza, ngira ngo uraza kurebera ku bindi uko bimeze. Hanyuma rero mbere yuko dukomeza, iki ni icyumba cyacu cya kabiri kuri floor ya kabiri, cyangwa se ubwo ukite icyumba cya 4 kuko tumaze kubona ibyumba 3. Iki cyumba tujemo cyangwa se ibi byumba tujemo byo unyemerere mbikwerekere rimwe kuko ni ibyumba 2. Hari iki ngiki kiri kuri uru ruhande, icyumba nacyo kinini cyiza, garderobe mu cyumba, plafond nziza, amatara, balko ngira ngo nabyo urabibona. Buri cyumba cyose hano gifite balko, ni ukuvuga ngo si ngombwa kuri buze gusanga umuntu cyangwa se ngo ujye koresha balko y'abandi, icyumba cyawe gifite balko ngira ngo urabibona. Hanyuma tunarebe ikindi cyumba nacyo cya kabiri cyegeranye nacyo ni cyiza, gifite garderobe, amatara meza, balko yacyo nayo yihariye, ibintu byose ngira ngo urabona ko bisa neza cyane, kandi ibyumba byacu byose ari binini. Nubona ubunini bw'ibi byumba bibaza ngo chambre principale yacu imeze. Hanyuma rero tukiva muri iki cyumba, ubundi tujyane mu cyumba cyacu kindi nacyo turebe. Ni ukuvuga ngo ibi byumba bamaze kubona ko byegeranye, ariko tutarakomeza ndakwibutsa ko iyi quartier turimo ari Kibagabaga, imwe mu makaritsiye meza cyane, kugira ngo abazi Kibagabaga murahazi. Ikindi kandi ni uko iyi nzu yacu y'ibyumba 7, amadusha n'amatoilette, amagarderobe muri buri cyumba, byose hamwe uko wabibonye, na ya parikingi yacu n'amajaride byacu byose biri kuri $650,000 zirimo n'ibiganiro. Ibyo ntuze kubyibagirwa. Hanyuma ntuze kwibaza ngo aha tuvuye ko nta dushe na toilette bihari. Oya, birahari. Niyo mpamvu hano hari dushe na toilette byiza cyane, bifite ubwogero bwiza cyane, kugira ngo aha hantu urabona ko uri umuntu ukunda ibintu bisa neza, ahantu uraza kuhakunda. Ikindi kandi twebwe turi kumwe ni Kigali Buy and Sell, ntuze kubyibagirwa ndetse no gukora subscribe. Mbere yuko dukomeza rero, twongera dusurane chambre principale yacu, turebe ngo iyo imeze. Ikaze, iyi ni chambre principale yacu. Iki cyumba ubanza umpungire, urebe ubunini bwacyo, urebe uburyo hisanzuye, urebe uburyo hasa neza, urebe amatara ari muri iki cyumba, urebe uburyo ikintu cyose, buri kadetaye kose kari hano gatandukanye. Utu dutara two ku gitanda, ni kuvuga ngo ahangaha wenda uretse ko hashobora kuza kubamo izindi mbogamizi, ariko imyubakire ndetse n'ibyubatsi inzu byo nta kibazo uri bubigireho. Nkundira noneho rero, mbere yuko twinjira ngo nkwereke ubwogero cyangwa se washroom y'iki cyumba, uze tunarebane balko yacyo imeze. Ni ahantu heza cyane, kugira ngo urahabona ahantu heza, hari balko nziza, hafite view nziza, harasa neza cyane. Ni ukuvuga ngo nka nyiri imari cyangwa se nyiri imitungo yawe, iki cyumba ni ukuri
uragikwiriye. Noneho rero nkundira turebane ahangaha. Iyi ni garderobe yacu. Garderobe ngira ngo izindi zose twazisuranye wazibonye ko zanganaga, ariko iyi ngiyi nka garderobe nyine muri chambre principale urabona ko nayo yagize akantu kari principale ukwako. Garderobe nini nziza cyane, noneho tukagira n'umwanya wa makeup, cyangwa se ubwo sinzi nimba wowe ikindi kintu uzakoresha, ariko ahangaha ku bantu bazi ibintu bya makeup barabizi neza ko aka kantu niyo mpamvu kari hano. Hari akamiruwari keza, ubwo nyine uzashyiraho udutara bizaba bisa neza cyane, noneho tugahita twinjirana mu bwogero bwacu. Hari ubwogero bwiza, ubwogero bw'ubusirimu, ubwogero busa neza. Ni ukuvuga ngo tuwarete yaho buri kantu kose kari hano kari unike. Ni ukuvuga ngo niba ukunda utuntu twihariye aha hantu nahawe. Aka kamiruwari nako keza cyane bana, wabibonye. Iyi ni chambre principale y'inyubako yacu. Noneho tugiye kujyana tujye kuri floor yacu ya nyuma, ari floor ya gatatu isigayeho ibyumba. Hanyuma rero twageze kuri floor yacu ya gatatu, ari nayo nyuma y'inyubako. Ubundi tubanze turebe icyumba cyacu cya nyuma kugira ngo ibindi byose nze kuri kubwira iby'icyumba tubirangije. Iki ni icyumba cyacu cyo kuri floor ya gatatu. Ni icyumba kimwe gifite dushe na toilette nk'uko wabibonye, tukagira inzira n'ubundi tujyana kuri rooftop. Ndaza kwereka ama rooftop abiri tugiye kurebera hamwe, ariko iki ni icyumba gifite balcony yacyo kikagira na view nziza. Numva nyine icyumba kiri kuri floor ya gatatu nawe view yacyo igomba kuba itandukanye. Nkundira noneho dusurane ama rooftop yacu. Harya hafunze naha kandi niho wajya. Tukigera hano rero, hano hari umuryango utujyana kuri rooftop yacu ya mbere. Rooftop nayo nziza cyane, ifite n'igikoni cyayo hanze. Ndaje ndabikwereka mu kanya, ariko noneho tubanze duhere kuri iyi side turebe rooftop ihari. Tutarakomeza hano twafite dushe na toilette nabyo byiza cyane, ari nabyo bishobora no gukoreshwa n'abantu bawe bari kuri rooftop cyangwa se abashyitsi baba wahakiriye. Urabona ko ahangaha hari ahantu heza bashobora kuba bakoresha. Noneho unyemerere dusurane rooftop ya mbere yacu. Yego, iyi rero ni rooftop yacu ya mbere. Twibukije ko dufite rooftop ebyiri. Urabona ko ni ahantu heza cyane, hagari, hisanzuye, wakwakirira abantu, wategurira pati iwawe mu rugo, cyangwa se wanabikoramo business uko uzabishaka, kuko aha hantu ni heza cyane. Umuntu yahageze yahakunda. Hari amatara meza, harasa neza. Hanyuma hakaba n'iyi nzira nayo urabona ko izakujyana kuri rooftop yindi noneho ya nyuma y'inyubako, ariko nkundire ntitugiye kugira ngo nkwereke rooftop ya kabiri iri kuri iyi side, ubundi tuze gusoreza hamwe. Twibutsa ko abo turi kumwe cyangwa se twebwe uri kureba turi Kigali Buy and Sell. Hanyuma imbuga zacu nkoranyambaga zose ni Kigali Buy and Sell, wadukurikirana kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Hanyuma rero urabona ko twageze kuri main rooftop yacu cyangwa se rooftop yacu nyamukuru y'inyubako yacu. Ni rooftop nini cyane ihagije, ibirori byabereye iwawe, abashyitsi wakwakira uko babangana hose. Ahantu nuhagura uzibuke gushaka intebe nyinshi kuko uzaba ufite ahantu hahagije ho kwakira abantu pe. Ni naho nakubwiraga rero uyu muryango ngira ngo urabipa ko nawukweretse dushyire mu nzu imbere, ko ari umuryango usohoka ukaza hano. Iki ni igikoni cyacu cya kabiri. Uri ku gikoni cyacu cya mbere uko cyanganaga, rero none igikoni cyacu cya kabiri ni igikoni nacyo cyiza cyubakiye, gifite ibikoresho bihagije, gifite umwanya uhagije, amapiziniyeri, amafirigo, buri bintu byose ufite. Ngira ngo urabona ko hano bizajyamo. Iki ni igikoni ushobora gukoresha kuribika ko igikoni cya mbere twagisize kuri floor ya mbere, noneho mu gihe kuri floor ya kabiri cyangwa se floor ya gatatu cyangwa se wakiriye abantu kuri rooftop zawe ugakoresha iki gikoni wakira abantu, si ngombwa ko dusubira hasi. Ngira ngo wabibonye rero, inzu yacu tumaze kuyisura, nta kwibagije neighborhood dufite,
baze kuyikunyerekera ahantu witaruye umujyi wose wa Kigali, urawitegeye urawubona neza, ngira ngo urabona ko ni ahantu heza cyane hakwiriye kuba washyira amafaranga yawe. Kwibutsa ko inzu yose tumaze gusura ifite ibyumba 7, ikagira floor 3, ikagira amadushe n'amatoilette muri buri cyumba, ikagira ibikoni 2 nk'uko wabibonye, ikagira parikingi nziza cyane nayo wayibonye y'imodoka hagati ya 3 n'4, amajaride nayo meza wayabonye, tukaba turi ku muhanda. Kwibutsa kandi ko iyi nzu ndetse n'izindi twatangiriyeho kubo twatangiranye zose ziri ahantu hamwe. Twasuye inzu imwe ariko uko wayibonye n'izi zose ziri hano niko nazo zimeze. Ubwo ngira ngo ushaka kumenya iya kabiri cyangwa se iya gatatu uraza kurebera kuri iyi ngiyi. Nkwibutse ko ni $630,000 zirimo ibiganiro, ni ukuvuga ngo ntiwumve ko ari igiciro gishobora kugutangira. Ikindi twebwe turi Kigali buy and sell, watwandikira kuri iyi nimero tukagufasha ku bindi.